Haleluya. Izina ry'Imana rag'icyubahiro. Nzi neza ko mu bantu bose bari ku isi 90% bose bemera Imana. Imana ikomeye. Abantu mwese muzubaha Imana. Ndabibabwiye. Imana iyo ibishatse iragukiza. Iyo ukereje iragutegera. Iwe n'ibigeragezo byose irakweza. Haleluya. Reka tubwire abantu benshi babe tuziho bava intege nkeya ugutekerezaho nabi. Bamenye ngo Imana yasize amavuta bayamusize. Haleluya. Ubwo muri mu Mana, Imana yemeye kumwuka wayo. Ubwo ukavugira Imana, ukavuga ibikwiriye. Imana igomba kukwakira. Reka nsaba abantu bose bari mu byaha bose. Umuntu wese wumva afite ibyaha bimuremereye. Niyemere ko agiye gukorana n'Imana. Ubu njyewe iyo ngiye kubwiriza ubutumwa ntabwo rero ndabwira abantu benshi mu bantu mwe ngo muze mu itorero ryanjye. Ndabwira ngo mushaka gukizwa. Mushaka Imana. Mushaka kugira ngo ibyaha byanyu byose Imana ibikureho. Ibagire abere n'abaziranenge muri Yesu Kristo. Hari n'abatemera Kristo byo nacyo ibende bazamwemberera n'ikigera ntabwo mbizi. Ariko icyo nzi cyo Imana irakweza. Ikakweza ikakugira umuntu mushya, ukabikere mu gishya. Abari bakuziho ibyaha bagahita bavuga bati uriya muntu yarahindutse. Ntabwo ndivuze ko igitekerezo cyari umuntu wari wanditse ugahanga uwo muntu baramusomaga bari baramufashe yagiye kwiba inka bamufashe bati umuntu akabije kwiba inka barikaho n'umujura w'inka nuko bateka twariko bwango umujura w'inka barikaho na bati ubu twamunangije uno mujura w'inka ahageze hose umujura w'inka ahageze hose umujura w'inka bigeze aho bamubona batetere umujura w'inka we abantu bose bagahurura bagashungera ibiraro bakubaka bagakomeza umujura w'inka araza ati wagira ngo hari inyana mu kirere wagira ngo sinzi ahura h'inkiri n'itavuga yayimenye igeze aho biramuhungabanya ati ariko abo n'abantu bari kwigisha ijambo ry'Imana ati nanjye ngiyeyo ahageze abantu bamubonye bose baratitira batubere yaje gutata ati ababere yaje kugira ngo baratampureze baraza kwibabana n'ahanga aricara abana abantu bari gutitira ariko abana umbwiriza no kubwiriza bafite imbaraga ari kuvuga mu izina ry'Uwiteka ari kwihanisha ibyaha ari kuvuga ati mwese abarushe n'abari mwemerewe muze mu nsayida baruhura ndabakura mu byaha muve mu bya mbere ndabahindura bashya ati nanjye byamfite icyamfite cyo kwiba namaze ibintu by'abandi ngo nanjye byashoboka ati umuntu wese namuhindura. Hari umuntu wize kutubwira ngo mu banyabyaha bose bariho ninjye Yesu ari ukiza w'imbere yanakoze ni byinshi yewe sinjye wambere ufite ibyaha byinshi ariko ibyaha mfite birahagije kuko ngiye byankora ni ibyanakoze nkana ntabwo ari ibyanakoze natunguwe navukiye mu itorero navutse mfite amakuru n'umwana ntabwo nakoze ibyaha byinshi ibyanakoze nabarikoze bikeya ndi mukuru nibwo nakoze kandi cyaba ari cyaha kimwe n'aba narakoze kiruta ibyaha ijana by'abanyabyaha kuko nibyo biberamo nta nubwo bazi ko ari icyaha bakoze ariko ndiye cyamuze kuko manje ikoze nkizi kiba ari icyaha gikomeye naho nagize intege nkeya aho nagiye ari wumva n'umuntu ukomeye ndashaka kuba n'umuntu ukomeye aho nagiye nitwara nabi ndi guhuzagurika nihebye buryo umuntu wihebye utazi ko azanabaho anakorana nabi ntabwo abayizeye ngo sinzi biracyameze gute umuntu umwana udafite minervari ihagije atazi ngo bazahabwa n'akazi ariko kwigira ntabwo yashobora kwiga ntanarangiza n'ibyo yagomba kwiga kugira ngo utaringaniye ariko tugiye kuvuga ngo tugiye kwivugira ku muntu w'Imana Yona umuntu w'Imana yamutumye ngo genda bamuhanuzi genda uje kuburira bininiwe ubu burira ibyaha byabo dore byabaye byinshi none bikaba bigeze mu ijuru genda babwire yuko ngiye kubarimbura ntabarimbura nuko Yona abyumvishe rero mu gihugu cya Isirayeli kandi igihugu kinini we murabizi ni igihugu cyo muri Ashuri aravuga ati abashuri baraje batera muri Isirayeli bica abantu barutwara ibintu baje bwami babaka amazabu babaka imitungo bayigurukana abarutwarira abantu b'iminyago barayitwara n'umuryango wanyu wenda kadufate ko umuryango we harimo abantu baratwawe none ngiye kubaburira n'akazi kabo
reka bareke ayo bandi barimbure tibya ko batari hanase ko ari ibinyabyaha uko mutima yakishima ati haleluya reka Imana barimbure nuko aragenda tungure Imana yamwone ngene mvanga aragenda ati ntabwo ndageyo ku mutima bucye yanumye tinagiye ati safa fata cyambu kigini ni warakihoye ayibone cyambu gitarishishi ubwato okay agera katishitike agezemo ukati Imana agenda yorobetse bakari batatayisizemo mubwiriza ugiye ahantu batamuzi ugiye mu zindi nshingano yakuyemo karuvati uvuga ati ngiye nta kazi mfite akagenda yimwari kiyoberanya aragenda ubu ngubu ugiye kugera biturishye nigire nk'abandi imyenda ya gihanuzi mbwa yayigize ukuntu abigenza kugira ngo bamubone nk'abandi ubundi ayifata safari agezemo bati niba bamaze kurebana nabo hari igihe baramvumbura ujya abantu b'Imana bageze ahantu niyo wagira muri tagisi barakuvumbura niyo wagira ahantu bati uri pasiteri nagiye ngira ahantu rwose ndashaka kwerekana ko ndi n'umuntu w'Imana bakamvumbura uri pasiteri niba mushaka kubimenya muzabaza abantu muri bitabo igezemo baramenya bamenye ko ndi pasiteri ti wowe nubwo tukureba wowe ufite isura y'abapasiteri nubwo wakuyoberanya gute rwose ntabwo ni pasiteri ni umwarimu wowe uri pasiteri turabizi twagize umuhame mba natakaye ntabwo ndiba ku isabato wa muntu ni pasiteri koko ubwo uyu muntu we rero yavuze ati ningumaze kundeba umuhanda baramvumbura yimanukiramo hasi yirobetse kangene mugiyemo hasi batanambaza byinshi nkaba nanacyumuriramo agenda yicariramo hasi muri kave ubundi bwato arategereza bashyiramo abagenzi barangiza baba baruze barapakira bati turagiye tangiye kwihutsa ubundi nirananiwe yari kwibaza ibibazo byinshi atanasinze neza agatotsi karamufasha ubwato baragenda bigezemo hagati Imana iti ntabwo nakwemerera niyo wazana iki ntabwo nakwemerera ubwato ngo ngo barahagaze bati biragenda bite baratitira babona umuraba uraje mu wundi muraba rero ko ngo tubizi n'umuyaga mwinshi uraza gute abaje nawe bari hafi y'amazi nigeze kureba ikiyaga kujya hejuru y'ikiyaga ngo ukuntu ubwato hari hageze umuyaga hari mu masaha munani n'ikiyaga hafi mu masaha kigura ukuntu hazamo akayaga mu bwato amazi abagenda ameze nk'ibihirima akato kaho karimo twazi baturimo duto tw'ibiti bino basewe ibyato ubwato bwa noteri ntabwo bwo kugerageza ubwo barimo batangira kwihera iyo umuyaga wabaye mwinshi baga bese waje ni mwinshi cyane ukaza ugafatiza nk'inge zabo zubatswe mu buhanga bwabo bwa kera zikabukubita kwabambaza ukagutesha icyerekezo nuko aravuga ati kubo Yerisi yarasinziriye abantu batitira turapfuye batangiye bavuga ati turapfuye baravuga bati ahari wenda ibi bintu ntabwo byapfa ibi ntabwo bisanzwe bakabona no aho bari gusa ntibari kuzuruntu beze nk'ubiri bijya nko kubahera hamwe ahandi hirya bakabona hari bigize kugenda byitonze iteye bidakabije iki kigiye kubasanga kikaza gifite imbaraga kiba kimeze nk'imitabo kikagiye kigiye kuvibura babanyuza onde kikaza baratitira batika dukora ufindo we hano harimo umuntu hano harimo ikibazo muntu w'Imana no byaziyoberanya mu gihe ahantu ngo ngiye kwikorera ngo ngiye ngo muri shambure ngo nabara kuvumbura azakuvumbura n'umukobwa utarasoma yasama kugira ngo ukunde umuntu w'Imana agaragara yanga sebe yanga Imana itanga isomo cyangwa se na Satani nawe abe n'umunyago mwinshi n'umukobwa intambwe yatagize iminsi 5 kugira ngo ikunde asame icyaha kikugira niyo mpamvu ugomba kwirinda n'umuri umuntu w'Imana nuko yamazi akomeje gutyo bakora ubufindo vuba bakora ubufindo n'abari hasi nabo bashyiramo bakora akantu ntabwo nzi kuko bakoze ubufindo baragenda budoma ku kamenyetso bose uyu ni ufite ikosa baravuga bati muje kumenya mu byutse barambutse muntu byakomeye none wowe urisinziriye tivayo bamuzamura hejuru bava muri kafe
baramureba bose bamurebera rimwe. Ubwo rero bikuza bimubonye noneho birashaka kugenda biratinda imirabano iraza ati tubwire uri muntu ki ati ndi umuheburayo ndi umuntu w'Imana umuhanuzi w'Uwiteka ndi umuheburayo none rero takira Imana yawe idukize tukatakiza kibyarane Uwiteka n'ijuru n'isi bose baratinya ubu Imana ihoraho Uwiteka n'ijuru n'isi bose baratinya rero none tubigenze gute kubona ubufino bwagufasha turi mu nzu kugendera amazi birakunda abantu bamwitegereza umuhanuzi burya bari umuntu mwiza umupasiteri umuntu w'Imana umupasiteri ukuntu bari umuntu mwiza shefu ukuntu bari umuntu mwiza bati batuko bundi bati umupasiteri ukomeye gutya uwo Uwiteka ati mwemeze tuyagize ubundi buryo bafata imizigo myiza irimo iby'agaciro bati ibintu ntabwo bitabana jugunya mu mazi bafata imitwaro yabo jugunya mu mazi apimira yiko irushaho kwikuba bati nta kundi rero umuntu w'Imana ntuzaterenganya terega mu nzu y'umuntu igisubizo no kuba mujugunyamo bamukimara kumujugunyamo uzi byabaye ubwo yavuze ati nagiye gufata ndapfuye byanjye birangiye kandi noneho Imana bari abantu bari genda itabona buriya nta wundi abatuma byari bazayaboneza nta mbizi byawe kandi ikizanje magara kandi ipfire aho kugira ngo n'ubundi bose ntacyo bitwaye n'ubundi ntabuye Imana baratwishe n'ubundi yagiye ku bantu mubakire ntabihe kandi ipfire ntabuye nuko mu gihe yageze bagiye gupfa bamujugunye baramanuka mu mazi ikintu kiraza kiramumira baravuga ngo igifi bamwe bavuga ngo igifi cyitwa barene igifi kinini kiba gifite imyinyo bisongoye cyo cyasamye neza n'intaho ukuriyo nta ngo babibyare byo cyane yageze mu nda yacyo mwifi harimo ubuzima bw'igifi kurwa mu mazi gakuramo oxygene gatembera mu mubiri iyo oxygene yaza ikamusanga mu nda yarari n'urufiro rurutinka cyane yagiyemo bumva ari mu kintu niba yagiyemo yicaye niba yabaga hengamye ntabwo wagarabyo byari gukunda ariko yumvise ari mu kintu atazi cyane yumvise akiriho yareba ko ari mu mwijima gusa timaye nkareba ko ntapfuye ntarazi byari byo yamaramo iminsi 3 mu nda y'urufu iyo nabonye atapfuye atangiye Imana rwose nahemutse rwose ari wantumye ahantu inini wese najyayo uhari umpa amahirwe ya kabiri najyayo havuga ubutumwa haburangiza cyokora wenda ubu ntabwo mbizi ntabwo nzongera no kubaho Mana ndapfuye ndakenyutse yagiye kuba nka Hezekiya ibyanjye birarangiye ndapfuye ariko Mana tubwo shikwane kuzara kuvuga teko ngo byanze nyine ati wende yuda kundi mama yego yakabiri kujyayo Imana ntabwo amahirwe ya kabiri yabona byo byarangiye nuko maze asigaye birarangira reka natwe tuba turebereye nako Imana nidutuma kubanzi bacu tuzaye tubabwira ubutumwa si umuntu w'Imana agira abanzi ba politiki ikareka twe kibereye mu Mana gusa nta handi hantu twibereye niba muri politiki muri mu by'Imana by'Imana niba baza kugenda ubwiriza abantu ubutumwa abari mu ngero z'ingendo babwiriza bakira ibyaha niba uko bashobora gukira bakanababarira kuko bakize ibyaha kandi dusaba Imana rero kugira ngo abanyabyaha Imana ibakize nibakiza ariko n'isi izagira amahoro nta ntambara nyinshi zabaho abantu bose bazabona ko n'abandi bakwiye kubaho ntakagira umuntu wengana muri iyi si reka dushime Imana rero yuko twese tugomba kwakira ubutumwa Imana gutumye ntuyobe tuzakomeza gutaha tuzabwira uburyo yagiye urugendo rwe rukagenda nabi ntirumuhire kugira ngo noneho twitwara neza murakoze cyao